Imana cyane Ishimire rwose kubera ko yampaye ishimwe mu mutima wanjye ry'iteka ryose. Ndashimira Imana ko yanyimenyesheje. Navutse nanjye ndi mu idini, mvuka ndi umunyedini ariko mba no mu idini. Nuko rero mvuka nyine bantoza gusenga, bantoza gukorera Imana, ariko mu by'ukuri sinari ko nari naratandukanye n'Imana. Ayo makuru ntayo nari mfite. Numvaga nasenze, numvaga naririmbye Imana iri bunyemere, ariko nabwo naririmba nkumva umutima nta mahoro mfite. Nkibaza icyo kintu kintera kumva nta mahoro mfite, naririmbye nanasenze ariko sinkibonera igisubizo. Nuko basi Nyagasani aza kunyihishurira, ambwira ko ubwo butumwa bubi numvise n'ubundi nabubwiwe n'umuntu wumvise ubutumwa bubi abubwiwe na Satani. Uriya Eva yumvise ubutumwa bubi abubwiwe na Satani, aba n'umuvugabutumwa nyine wa Satani, ajya no kubibwira Adamu. Adamu nawe yakiranye n'ubwo butumwa arabwizera. Nanjye rero mvutse nisanga gutyo, abo bavugabutumwa bangezaho ubwo butumwa. Nizera ubwo butumwa, nkura gutyo, numva ko ari ukuri, ko ari inzira yanjyana mu ijuru. Ndamutse nkoreye ijuru naribona, ndamutse nsenze Imana yanyemera. Ariko ubwo bwari ubutumwa bubi Satani nyine yabwiye abo bantu. Ibyo bamwumvanye nanjye barabimbwira. Basi ndabyizera mbaho gutyo, ariko mu mbabazi z'Imana nza guhura n'ubundi n'umuntu wumvise ubutumwa bwiza bw'Imana. Ibyo yumvanye data arabimbwira, ambwira ko natandukanye n'Imana kera uhereye ku kuvuka kwanjye, ko bihagije kujya mu muriro. Ndi umunyabyaha mwiza wo kujya mu muriro, nabikoze ntabikoze, hashingiye ku ivuko ryanjye. Ambwira ko no kujya kuririmba no kujya mu nsengero, kuko nayo nzi ko nyine ndi umukristo w'idini, ariko nkumva nta ntungane bakwize. Gusa nkavuga ati basi Imana nyine izagira imbabazi, hashingiye ku byo twakoze izagereranya, ibone nyine ko twakoze bike, nibona twarakoze bikeya izatujyana mu ijuru. Bajyaga banatubwira ati izashyira ku munzani, ahazaba byinshi nyine niho uzajya, ahazaba bikeya nyine basi ibyiza nibiba byinshi uzajya mu ijuru, ibibi nibiba byinshi ujye mu muriro. Ariko nabwo nsanga ari ikinyoma. Rero uwo muvandimwe mwiza ibyo yumvanye data nyine aje kubimbwira, menya kumbi buryo ukuntu navutse ndi mubi, ntandukanye n'Imana, ku buryo nayo masengesho ntaho nari kuyasenga ngo agere ku Mana, hashingiye ko twari dutandukanye. Uwo muntu rero umuvandimwe mwiza ambwira nyine ko data yamubwiye ko yiyunze nanjye muri Kristo. Ubundi najyaga nyine njya gusenga kugira ngo niyunge n'Imana, hashingiye ko numvaga ndi umunyabyaha, ariko rimwe na rimwe nkanabikora, ngasanga nabikoze nakigengesera, ariko n'ubundi gasanga ndi umunyabyaha, ngasanga nabikoze. Nkajya rero kwiyunga n'Imana, nkajya gusenga ngo niyunge n'Imana, ariko mwene data mwiza arambwira ati rero ibyo bintu urimo, uwo murimo urimo Imana yarawurangije, yiyunze nawe muri Kristo Yesu. Ambwira ko muri Kristo Yesu ngo ari Imana yiyunze n'abari mu isi bose, ngo ntiyongera kubabaraho ibicumuro byabo. Numva ibyo bintu n'ubwa mbere mbyumvise, ndabase ibi bintu nibyo, kuko bajyaga batubwira ati nta muntu Imana ikoze isoni keretse umuntu uva mu masezerano yayo nta mpamvu. Nanjye nari mfite amasezerano nyine y'abantu, nkumva nyine koko ayo masezerano mfite ari ay'Imana, ariko mu by'ukuri ntabwo nari bwahishurirwe ko ari aya Satani. Numva rero ndamutse nemeye ibyo bintu, naba mvuye muri ayo masezerano ngakorwa n'isoni. Ariko Imana ishimwe yo yambyaye, imbwira ko ibyo bintu bikomoka kwa Satani ahubwo bidakomoka ku Mana. Isezerano rero yari yarampaye rya Satani yampaye riteshwa agaciro, basi nemera iry'Imana nyine yampereye muri Kristo Yesu. Nuko ngewe rero ndi muri ako karindagiza, ntabwo nari nzi mu by'ukuri ko umuntu avuka ari umunyabyaha. Nari nzi ko nyine umuntu aba umunyabyaha yabikoze, ariko umuvugabutumwa amaze kungeraho ambwira ko ntaranabikora ndi umunyabyaha mwiza cyane wo kujya kurimbuka. Nuko ndikanga kuko natinyaga urupfu, nakumva umuntu yapfuye nkajya gusenga ngo Imana inyongere iminsi yo kubaho. Ariko natinyaga urupfu nyine uru rupfu bahambuye umubiri, nkumva nyine ari uyu mubiri umuntu avamo
ariko sinsobanukirwe nyirizina urupfu rw'iteka sinari nduzi. Noneho ngatinya nyine gupfa uku kuntu bahamba umuntu, ariko maze kumenya umuriro w'iteka uzarya abanzi b'Imana, nasanze ibyo nakinishaga ntari mbizi, ngira ubwoba mu mutima. Noneho ntangira kubura ibyo niringiraga. Ndibaza none se ibi bintu ko ari ubwa mbere mbyumvise. Ubundi nasomaga ijambo ry'Imana, ariko ubutumwa bwiza bungezeho numvise ngize isoni, ndava none se ibi bintu koko ni ariko Imana ishimwe ko ibyo niringiraga byose yabishongesheje ndabibura. Basi impereza ibyo yakoreye muri Kristo Yesu, imbwira ko muri Kristo Yesu ariho yiyunze nanjye. Noneho kwemera ubwo bwiyunge Imana yiyunze n'umuntu bihagije, umuntu akaba intungane nk'uko Imana itunganye. Ngewe maze kumenya ko ndi umunyabyaha, numvise ahubwo ndi kuko natinyaga ibyaha bigaragarira abantu nko kwica, nko kuroga no gusambana. Numvaga ari ibyaha bikomeye cyane. Noneho umuntu wabikoze nkumva ari we munyabyaha, nkumva ndanamwanze. Noneho umunsi umwe ngiye mu iteraniro ry'abera, nari ntarakizwa, numva batangiye kwivuga ngo ngewe nitwa runaka, ndi umutagatifu, ndi uwera, ndi umuziranenge. Ibyo bintu byarandiye, byarambabaje kumva umuntu ari intungane akaba ari uwera ari no ku isi. Byarambabaje, ndibaza ubuse ngewe ndabihera ese ninjya kwivuga ngewe ndavuga ngo iki. Ariko Imana ishimwe kubera ko nyine yampishuriye koko abera bo mu isi, kari n'abimfura, kari imfura yishimye. Rero ambwira ko uwo muntu ambwira ko nyine ukwera kwa Kristo ariko n'ubundi kunyura Imana, nta kwera mu muntu kubamo. Ibyo yakora byose, yasenga, yaririmba, yakigira neza, yaba ngeso nziza, ukwera Imana ishaka atashobora kugushyikira. Basi nemera ibyo Imana yakoze. Nibuka igihe kimwe uwo muntu wambwirije ubutumwa bwiza yaraje dusoma amagambo ari mu Baroma bene data bayavuze. Ririya jambo rivuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe ugudaheshwa n'amategeko. Numva koko n'ugukiranuka kw'Imana nyine nta muntu urimo. Numva nta muntu urimo, kumbise ibyo nakoraga koko byari ibyanjye. Uku n'ugukiranuka kw'Imana ijambo ry'Imana rivuga. Mbitekerezaho nijoro, nari umuyobozi wa korali, bwari buke njya kuyobora korali, ariko mu gitondo mbyutse numva byanze, numva byicanze, ndajya muri korali njya kuvuga iki, ko numva nyine hari ugukiranuka kw'Imana nkaba ntagufite. Ubu ndajya muri korali nyine ndajya kuvuga iki. Rero ndaryama, ariko nkajya numva n'ubundi mfite gushidikanya mu mutima wanjye. Ariko kandi nyine burya kwizera nukumenya neza udashidikanya. Rero uko kwizera ntago nari kwakubone hashingiye ko nari ncyumva ngishidikanya mu mutima wanjye. Haba ariko nemeye ibi ngibi nakorwa n'isoni hashingiye kubwo nabamvuye mu masezerano. Nuko ndashidikanya mu mutima, ariko sinzi ukuntu byaje kugenda. Nanjye ntago nababwira ngo nemeye ibyo bintu gute. Gusa naje kwisanga mu munezero, numva nyine mbaye uwera, numva kwakwera koko bene data bavugaga kurashoboka. Nuko nasanze nyine ari Imana y'Imana. Bene data bavuze ati reka nshimire Imana yarangabiye koko ni ingabire, ntago ari ibintu umuntu akorera, ni ingabire. Basi iyo ngabire rero Imana yarayingabiye. Nanjye icyo gihe rero numvise amahoro aje mu mutima wanjye, narishimye kugeza icyo gihe. Numvise ntasubira no mu idini. None se abanyedini ko batambwiye ahantu umuntu yabereye umunyabyaha, ahubwo bakambwira ko narwanya ibyaha, nitwararika, nambara ibigera ku birenge, ndatuka, ibintu nk'ibyo bigaragarira abantu ngo ibyaha byakurwa, ariko nyirizina ntibambwira impamvu y'icyaha. Numva rero abo bantu hari abanzi banjye hashingiye ko igikomeye ntago ari cyo bambwiye. Basi nshimira Imana rero yanyihishuriye ikambyara ubwa kabiri. Ubu nk'abandi umwana w'Imana, noneho nkaba ubu ngubu ntaje n'Imana. Imana ntabwo nyijena, ntabwo nyitera umujinya, ahubwo yimbonye iravuga ati okay naribyaye. Imana ishimwe rero kubera ko yambye. Ubu mfite kwera kw'Imana kandi bitavuye muri ngewe, ahubwo bivuye ko nemeye ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Nkemera ko Imana yiyunze nanjye muri Kristo. Ubwo Yesu yapfaga rero twarapfanye, mpfa ndi umunyabyaha, mpfa ku byaha, ariko nzuka ku Mana. Ubu ndiho ku Mana, mfite gutungana kw'Imana kuzuye 100%.
nta kibazo mfitanye n'Imana, ubu mbanye n'Imana amahoro, ndatunganye nk'uko nayitunganye, ariko hashingiye ku byo yakoze ngewe nta ruhare rwanjye rurimo. Rero maze kumva ubwo butumwa bwa mbere bwaturutse kwa Satani, bambwiye ko ngomba no kubatizwa. Mbatizwa ndi umunyabyaha, ariko n'ubundi njya mu mazi ndi umunyabyaha, mvamo n'ubundi ndi umunyabyaha, kuko numvaga n'ubundi umutima wanjye nta mahoro arimo. Ariko ubu ngubu rero ntabwo nje kubatizwa, kuko ijambo ry'Imana nyine ryatubwiye ko twabatirijwe mu rupfu n'izuka bya Kristo. Ahubwo nje guhamya ibyo bintu, nje guhamya ko nabatirijwe mu rupfu rwa Kristo, ariko nkazukira no muri we, nkazuka ndi intungane idafitanye n'Imana ikibazo. Rero aya mazi n'ubundi ndayajyamo ndi intungane ku rugero rw'Imana, kandi nyavemo n'ubundi ndi intungane ku rugero rw'Imana iteka ryose. Imana ishimwe. Amen.